ngwino twige isi ya none n'abayituye. Ese nawe waba uri muri abo ngabo? Tekereza ahazaza he kurusha ibindi byose, umenye uwo uri we. Isobanukirwe uwo uri we, umenye aho ugomba guhagarara, apana kumva ko ugomba gukora icyo wishakiye ngo ubuzima bwawe nta myaka 1000 buzamara. Ntukabeho gutyo. Nimba uri umuhanga ukaba utekereza n'ahazaza, yega imyaka ufite urayizi, ntabwo uzi ngo usigaje ingahe, ariko ntabwo ugomba gukora icyo wishakiye ngo umere nk'uzapfa ejo. Ibyo ngibyo nimba unabitekereza uracyari injiji. Yego umunyarwanda yarivugiye ngo ibyishimo birahenda. Kwishima ni byiza, no guseka byongera iminsi yo kubaho kwawe, ariko buriya kubabaza umutima kwawe ni ibintu bikubabaza kandi nta kintu byabasha gukora. Umunyarwanda yariho aravuga ati nyirakarimi kabi yatanze umurozi gupfa. Ati kuvuga ni ukuziga. Akababaro k'umuntu mbere yo kujya kumucira urubanza uzamanza umenye ngo ese ni igiki cyamubabaje. Witaye ku nkovu yageze, urukumva ko ugomba kumushinyagurira, ukumva neza ko isi arimo niyo yari akwiriye, ukumva neza ko akababaro afite ariko yari akwiriye. Ntunatekereza neza ko ejo bishobora kukujyaho nawe. Hajya ngo mugenzi ushaka kumwambika isura mbi ngo urebe neza uko azitwara nibimara kumubaho. Yego nibyo urabikoze, isi ye iba yangiritse, ariko mu buzima bwawe uranezera bitewe kubikoze. Ariko ntumitekereze neza yuko ejo nawe bishobora kukubaho. Ibintu ni magirirane, nutanga nawe bazaguha uko watanze, nubwo wa wundi atabigukorera ariko undi nawe azabikwereka. Yego twese tuba dushoboye, harimo n'abadashobotse, ariko uzanamenye neza ko nimba umuntu atangiye gukora ikintu, mureka agikore kuko yakiyemeje kuba yagikora. Were kumucira urubanza ngo kuki ari ugukora bino. Ese wowe nimba wumva unarenze wazakoze ibyiza kurushaho, aho kugira ngo ufate umwanya umucira urubanza. Niba akora akazi kabi, mureka agakore, ntabwo ariko mu buzima bwe bizahora kuko gukora ibintu bibi. Ujye unatekereza neza ko ahagaze ashobora kuhava akajya ahantu heza. Ese nawe uri muri ba bandi bafata umwanya uhagije wo kuganira kuri bagenzi babo? Ese nawe uri muri ba bandi bafata umwanya wabo wo gutunga intoki bagenzi babo? Ese ko ntumutunze rumwe izindi zikazigara zerekeza kuri wowe, wibwira ko izo ngizo zisigaye zitunganye? buri nzira uko
byaba mbi kose umuntu iyo yiyemeje kuyica ni ngombwa kugira ngo ayinyuremo. Ahazaza ni ugomba kuhashaka ku buryo yahafonda. Nta muntu n'umwe ugomba kubimukorera usibye we. Niwe wifatira icyemezo runaka cyo gukora ibyo bintu yiyemeje. Ikintu nyakuri, uruhande nyakuri ahagararaho niwe ugomba kugwiyemeza kurusha ibindi byose. Nta muntu n'uyu n'umwe ugomba kumubwira tugombe guca hano, sibyo wowe wifatira icyemezo nk'icyo ngicyo cyo kuba yahaca. Wowe urinde ugomba kumuhagarika mu nzira yatangiye, wowe urinde guhagarika urugamba yatangiye rw'ubuzima. Isi yose turimo buri munsi, aho umuntu iyo aba ari hose, aba arwana urugamba rwo kugira ngo arebe uko abaho, arebe ikimutunga no kubaka ahazaza he. Niba uri umunyabwenge, fata umwanya wo gutekereza ku byiza byakugirira akamaro. Were gufata umwanya uhagije kuri wowe wo kujya mu bitagufitiye akamaro. Uri gufata umwanya uhagije, uri gutekereza kuri mugenzi wawe, urimo uramwibazaho birenze cyane. Ese kuki ubwawe utari gufata umwanya uhagije wo kwitekerezaho, ahubwo ugafata umwanya uhagije wo gutekereza kuri mugenzi wawe? Isi yawe niye biratandukanye. Ikiza ni uko wakamenya ibyawe nawe akamenya ibye. Ntukarebe ngo umuntu umusuzugure ngo nuko ameze nabi. Ejo ashobora guhinduka kukamuyobegwa, abamwangaga bose bakamukunda, ukabona aratandukanye. Niyo mpamvu mu buzima uko umuntu yaba ameze kose, nta handitswe neza ko akababaro afite ariko kazahoraho iteka. Igihe kimwe nagerwaho bizahinduka. Cyambere nuko yifitiye icyizere, ashaka gutsinda. Ntukavuge ngo uyu muntu kuba ari hasi cyane ngo niko azahora. Ntabwo ubuzima bwe bwandikiwe guhora hasi. Ese manze mbabaza akantu gatoya. Buri kimwe cyose kugira ngo kibeho, umuntu aba yashatse impamvu kugira ngo kibeho. Niba utekereza neza ko icyo kintu kidahari, umuntu adashobora kuba yagishyiraho, aho ngaho urinjije. Were wifata umwanya uhagije wo gutekereza kuri mugenzi wawe. Bya bindi bidahari abashaka impamvu kugira ngo bibeho, wowe uri ukumva neza ko ibyo ari ugukora nta gaciro kabyo. We azi agaciro kabyo, icyo bimumariye, bimubeshejeho, biramutunze. Aba arimo aravuga ati njyewe ejo cyangwa ejo bundi bishobora kuzahinduka, ibyo nita bibi bikaba byiza. Yifitiye icyizere mu buzima bwe. Ubundi uzareba umuhanga wa nyawe ni uwita ku byo akita no ku bandi, akavuga ati njye nkeneye kubaka iki ngiki. Umwanya we akawumara mu byo gukora ibyiza, ntabwo afite umwanya wo kujya gukora ibibi kuri we. Uwo mwanya afata uhagije wo kwita ku bintu bizamuhindurira ubuzima, bikamutuma ejo he haba heza. Icyo kintu nicyo afatira umwanya uhagije. Wowe urinde wo kuvuga ngo mugenzi wawe azasaza ari hasi. Ese urinde wo kuvuga ngo nta mbaraga mu buzima bwe azigeragira. Aba bantu bose tubona barenze mu gihugu cyangwa hose ku isi, ntabwo ibintu bafite babivukanye, nuko bagwanya urugamba rw'ubuzima kugira ngo batsinde. Na bya bandi batari bihari bashatse impamvu kugira ngo bibeho. None urimo aracira umuntu urubanza ngo ntahazagera, urimo uramucira urubanza ngo uyu nguyu ngo ari hasi cyane, aho uribeshya cyane.